Ndimbati ntabwo natinya kubivuga ko n'ubundi abantu bo muri sinema aribo bamugambaniye kuko nibo bantu babanaga nabo buri munsi mu buzima bwa buri munsi nyuma y'uko yakoze icyaha cyo kuryamana n'umwana utujije imyaka urumva ibyo bintu byari bimaze igihe sibyo na buri gihe barahuraga kuko hari igihe nagiye ku Gitega hari hafi y'amashuri ya Gitega munsi y'akazu k'amazi hari umumama uhakinira ukina muri filime niba yitwa ndi nahasanze Ndimbati ari kumwe n'uwo mukobwa kandi uwo mukobwa yari yarabyaye ni nyuma yaho yuko abyaye uwe mukobwa uriya nyine Firdaus warabiboneye bari kumwe nyine narabiboneye icyo gihe naramusanze ku gipangu gifite imboro bya Senyenge hari n'amabutike genda bivuga ushaka unyange cyangwa unkundi ngiye mvugira aho ngaho ntago ngenzi kujya guca ibintu hirya barabisukunu nitereye Ndimbati gusa nyine uyu mugore wa Ndimbati wa kabiri genda naramugaye tu uyu nguyu ngo witwa Firdaus Oh yeah, kasi episode niko nitwereka nizere ko umeze neza cyane ukikirgano bya Max TV wherever you are. Twizere ko umeze neza, amwifurije kwihangana no gukomera nimba utameze neza. Birashoboka yuko ufunguye kino kiganiro wumva nyine hari uburyo bidahagaze neza cyane mu buzima, reka nkwifurize gukomera no kwihangana. Twicana mu busitani bwo kuri Semporo, n'ukuri kose ndahagutuye n'ahantu heza, n'ahantu hagutse, n'ahantu hari ubusitani bunini ushobora gukoramo ubukwe bw'abantu benshi cyane, ibirori by'abantu benshi cyane, hari amasare meza yo gukoramo inama n'amahugurwa, hari ibyumba byiza byo gukoramo ibiro cyangwa se ama office. Ni hano uzamukugana mu mujyi, hari na restaurant nziza by the way iteka neza. Uryo ukavuga ngo kinyarwanda, kizungu, amateke, kamarongo by'amateke ntibimureba ngo yari igihe kirekire ari Cyangugu. Abonye umushisha kimbabaza nuko nawe ntanayariye uzindugu z'ibicyango harya ngo mama we yitwa Nyararwango Cecilia ese kugikunda kumuvuga mu biganiro sibyo shasi nabura kuvuga mama wanje wambyaye kare umuntu wenyine niwe muntu ugerezaho mikoro akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu buri mu bantu abantu tuvindimwe bose bashobora kunyanga bakantererana nkarwara ntibansure urumva nkaremba handi buri muntu wese yumva ko munukira ariko ndi imbere ya mama wanje ntago namunukira buryo umubyeyi w'umuntu ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu iyo muvuga mba muvuga ndi fieri mba muvuga numva ameze neza nko mu misi murabyo ko maze imisi ndwaye n'ubu ntarakira mama wanje atuye iyo ruguru za Gihara iyo ngiyo za ruguru yo kuruyenze runda na Gihara runda na Gihara yaratekaga urumva akantekera akavuga ati ntago ibiryo bamuhaye byo mu maresitora by'i Kigali byizeye neza kandi nanarwaye reka mutekere ngewe mwoherereza ibyo kurya ingemi kazi kangira Mungu wanjye restaurant ntiyayishobora nanarwaye kandi ari intunzi mani nyine mama w'umuntu aba ari ikintu gikomeye cyane harya byagenze gute aho ngaho ku kaboko kama aha ngaha nisaga nahuye nazo z'abatipe turarwana hanyuma ndakomereka nyine bikomeye gusa sinari nanabazi nahuye nabo ahantu mu kabari kubera iki urwanaza nta mugabo utarwana ushobora kurwanisha ubwonko ushobora gukoresha n'amaboko byose ukabikoresha biterwa na situation ugezemo byari bigenze bite aho ngaho nari ndi nasohokeye ndi kumwe n'undi mukobwa twakinanaga muri movie witwa Jox twakinanaga muri Mbaye yes na mugenzi we witwa Nema hanyuma haza kuza abahungu b'abanyarugomo babantu nyine babona dutwika kuri social media nka gutya kuri Max TV mbanaje gutwika bo waje kuganiriza abantu mbanaje kuganiriza abantu yabona views ari nyinshi akavuga ati sha buriya mwene Safari rwose yaragafashe amafaranga arayafite afite amafaranga menshi ejo n'ejo bundi mwahurira ahantu akakurya isataburenge yashaka kugira ngo arebe ikikuvamo wakanga rero kuba flexible ngo mubwiye umusobanurire neza ubuzima bwawe bwari bwo akabifata nk'agasuzuguro so yaba yanazemo agacupa nawe wanazemo kandi hakabaho gushyamirana ngayo nguko nuko byagenze mama muracekiranye nasohotse nk'umuntu ugiye kuri bathroom ngarutse bahita bamfata urumva ko bari babaje kuza kunyegera hano nari ndi kuri table nari nicaye baza kumbwira amagambo yo kunyagresa baza kuntuka so ariko mbona ari nk'abantu nyine bisindiye nyine bashaka kugira ngo bancokoze barebe koko niba ndi umunyamunwa nkuko babinyitaga numva ni ibintu bisanzwe nyine tu gusa nyuma byaje kuba ibindi bintu
bivamo skando. Ariko ngo ubu byararangiye warabareze waravuwe warakize. Ntago nabarega no sinabarega sinzi amazina yabo sinzi ngo ni bande. Ahubwo ngenda numvishe ngo bagiye kundega. Ngo wagize ute wowe? Ngo nabakomerekeje. Urumva? Ndategereza ngo ndebe ko bizampamagara. Ese ugereza none wayikira kama? Nta nisiko gereza y'iki? Bagufunze nyine kubera kubisuka nakomeretse. Ubu se nakubitisha iki? Kandi aho ngo haribo bakugize gutyo nyine. Nyine no ari ikibazo. Ni ikibazo gikomeye. Umuntu yakwangije noneho yarangiza akajya kukurega. Ubwo nyine nambonye amahirwe yo kumubona. Akaboko ko kari kangiritse cyane. Karangiritse ino mitsi yarangiritse kuko n'amaraso navuye menshi cyane. Ngira ngo banteye nkandi manusa 3 y'amaraso. Urumva nari ngiye kwitahira. Byari bya Wari witaye ka. Nari ngiye kwitahira habuze gato. Ariko urasa neza cyane vraiment. Asante sana bro. Urasa neza kabisa mu mukara mwiza n'umweru. Ariko ngo abastari ngo ukuntu tubabona inyuma uko mugaragara. Ngo buryo uko mugaragara neza ku kigero cyo hejuru niko n'inzara burya ari nyinshi ku kigero cyo hejuru. Nyine urumva kubera abastari abastari kubona interview ya Nyarudindiri kuri X-Ray. Nyarudindiri enda muzi ari kuvuga ati jewe ukumumbona uko nguko inzara irenda kunyica kandi ndi umustar. Ako se umuntu wirirwa byini bisirimba ceka ikibuno kuri ya urumva inzara yabura kumurya gute ko muri mugabo ntakora. Kigaragara cyo ngo bari kwigana indirimbo za Roza Muhando urumva ibintu nk'ibyo ntago abona umwanya wo gushaka amafaranga. Nese nibaze nimba rero kuko atari ikibazo kiri common mu bastari. Mu bastari inzara ibamo kabisa inzara ibamo ariko nkanjye nta nzara nkigira nayigiraga mbere. Urumva impamvu ibamo dukunda kwidiscoveringa kwiyitirira ibyo tutari byo. Ugasanga dushaka kwambara neza gusa neza kugenda mu modoka nziza ariko ubushobozi bwo kuba bwo gukora ibyo bintu ntabwo dufite. So urumva rero iyo wambaye neza haba habayemo kwiyima kurya. Kuko mu gihe haboneka amafaranga make ntago wakambara neza ngo urye neza ujyane mu modoka nziza kandi ubona amafaranga make ube mu nzu nziza. So niyo mpamvu sometime ubona dusa neza inyuma ariko mu nda biri gucika no kwambara agaho k'intama imbere ari amasega aryana. Ariko tuzabirwanya bizashira. Bw'ibitaramo byagarutse nubwo Vice Mayor yatangiye kubifunga baramuhinduye bazanyeho umugore ubu ngo wenda bizoroka. Imana ishimwe ko bamuhinduye. Umuntu amuhinduye mubonye namugurira icupa. Bari abana bari bababaye unywa amarira bagabiro barize na ba Kevin. Miliyoni zirenga 20 baramufunga nimba koko yaragiyemo. Kuzana YC ukamuvana Nigeria. Kagira gute ukamubukingira ahantu kuba iki n'ibiki na timu y'abantu bazanye numva n'amafaranga menshi ntushyira abandi bahanzi bari buze kugusapotinga nabo biyongera kuri YC urumva bani nyine babibabaje tu. Noneho ugasanga umuntu waje kwinywera agacupa umuyobozi kamaze kumugera amahita avuga ngo muhagarike ibi bintu. Bibabaje cyane. Reka twihuse rero ufite event ni event iteye gute kugira ngo burya abantu bajye bamenya n'ikintu kiba kizanye umuntu batajya bagira ngo wenda umuntu abazanye umuntu gutyo pururiye cyangwa se nta kimuzanye. Event yawe rero iteye gute kama? Urakoze. Event yanjye ukuntu imeze ni social media stars house party. Ariko icyo nshaka kuvuga hagati aho iyo umuntu avuze ngo house party abantu bahita bumva uburayi bahita bumva ko ngo ari ahantu ho kurongoranira urumva ho gusambanira nyine habera ibintu bibi urumva hanywerwa amatabi n'ibiki. Oya ntago ariko bimeze. House party benshi barazikora buri munsi ziraba n'ubwo ubushatse wawe wayikora uyu munsi n'uburenganzira bwawe. Ariko iri popular urumva umuntu ahuriza nk'abantu batandukanye b'ingeri zose ntago ariyo ibyo bintu biberamo kuko abantu benshi cyane cyane abanyarwanda dutinya gukora ibintu mu maso ya bagenzi bacu. Hariya ni ahantu abantu bahurira batandukanye niba ari abastari baba social influencer wafashe ukaba wabashije kubaganiriza ukababwira ati ngewe ku itariki nini nshaka kubahuza n'abafana banyu habaho icyo bita meet and greet urumva hanyuma muce kuri red carpet mwifotoranye n'abantu muhagarare kuri backdrop cyangwa se kuri billboard mufata amafoto meza hanyuma twenjoyinge tugire ikinyobwa dupromotinga hanyuma icyo kinyobwa baduha amafaranga yo kucyamamaza. Yumva ni business nk'izindi zose. Ni nk'ubwo buryo natekereje rero social media stars house party
ambigeza ku bantu benshi batandukanye bari muri no entertainment cyane cyane bafite wenda bakunze kugaragara no kuri YouTube bavuga nyine ubona ko ari aba influencer nyine bazwi. DJ Brian ndamuganiriza arambwira ati nta kibazo banamukonfaminze mba mfashe Rocky Kimomo na gengo yiwe bose baranyemerera. Noneho ngenda ndeba ndi mu DJ twa DJ Drizzy aranyemerera, ndeba witwa Dilex ubu afite n'indirimbo nshyashya yitwa Inana nawe aranyemerera, yongeraho Skytu nanjye njyamo urumva. Noneho turavuga abandi abo ngabo nibo bari main muri iyo event, abandi noneho bazaza nk'abantu badusupportinze urumva, ariko nabo bari involved kuba bahari nyine. Ko nta bakobwa numvise iyo umuntu yumvise house party ahita yumva amayoga, abakobwa kubyina. Abakobwa barimo, abakobwa bazaza kuko buri ahantu hari abasore n'abakobwa baba bahari. Aya bakobwa ni abazaza bishyuye cyangwa abakobwa bazaza bishyuye, hari n'abazaza batishyuye, hari abatumirwa benshi batandukanye. Abo ngabo ni abasitari nyirizina. Abo ngabo nabo turi gutegura na event. Nabo muri gutegura na event. Hakaba noneho n'abakobwa bazatumirwa bazaza muri house party. Yes, abambasha ibaze na ikintu cyambuza gutumira abakobwa niki. Ahantu hari abasore hari abagabo nabura gutumira abagore. Kubera iki? Kare ntago ari umunsi mukuru w'intuze waba homosexual. None se kankubaze ibirori bigira abagabo bitagira abagore bibaho? Ntago bishoboka. Bagomba kuba bavanze bose kuko nubundi Imana yaremye umugabo n'umugore, sibyo? Hari n'igihe ushobora kuhaza ukaba wahurira n'umukobwa ukamubenguka urumva, ejo bundi ugasanga utunywesheje inzoga. Nta kibazo kirimo. Hanyuma hari n'ibyumba byo kuraramo urumva, abantu bazumva bashaka kuryama bazaryama baruhuke nta kibazo. Ni ahantu bita mu rugo resort, nahanga kwirebera uzamutse mu mido hagato. Ni ahantu heza cyane, hari class, ni ahantu hari hegeranye n'ishyamba, ahantu hasobanutse nyine ho kubera event nk'iyo ngiyo. Kwinjira za barangahe? Kwinjira ni 10,000. Ariko ku gitsina gore ari icyo bita free cocktail. Abakobwa bazajya bayibona. Yubona. Ese kubera iki abakobwa bari mu cocktail mu birori hose? Nubundi bakunda cocktail, bakunda ibintu bivangavanze. Kuki se abasore bo mutabashyira akantu katari cocktail? Abasore nubundi twebwe turya twirushya kuya. Niko Imana yabigennye. Niko yabigennye. Urumva rero tugomba guhasoringa umukobwa ukamwishyurira bakamuha niyo cocktail ndetse ukanishyura n'icyumba akakiryamamo mbere. Urumva? Niko ubuzima bumeze. Niko ubuzima bumeze. Niko ubuzima bumeze. Ariko nawe hari impamvu bikora. Hari impamvu bikora, wenda hari ibindi byishimo nawe baguha kandi ukumva nawe urabikeneye mu buzima bwawe. Niba ayo mafaranga atagwa ibyo byishimo we akaba biguha, so kuyatanga nawe ukamushimisha numva ntago byakabaye ikibazo. Ibyo ngibyo ayo house party si yo azamura ibintu by'ubusambanyi rero haziramo no kurongora abana batujuje imyaka buriya kama. Ibyamamare byanyu abana batuzije imyaka, ibyamamare dore ko muri no minsi batwibasiye urumva. Barabibasiye cyangwa ukuri kwanyu kwagiye hagaragara? Ntago ari twese, hagaragaye bake. Abenshi n'ababikora ariko ntibafatwe. Urumva. Ariko igihe hari cyo niki, hari ushinzwe security uzaba ari kureba umuntu ugomba kwinjira muri iyo event n'ibyangombwa byose niba byuzuye, afite izo test za covid. Kumamwe abantu bari kukumva neza. Afite izo test za covid, akaba afite n'ibyangombwa bimwemerera kwinjira kuba yuje imyaka y'ubukure, ku buryo nyine wajya guhavinga fan n'abo bantu bakuru, ariko nawe byibura ubimerita. Nawe ubimerita. Ntabwo nigeze nkubona uvuga kuri mugenzi wawe cyangwa se ugira ibitekerezo don kuvuga wowe ibyo bintu wabyakiriye gute bya Ndimbati? N'ubwa mbere sinigeze nkubona, sinzi niba babivuze nkaba ntarabibonye. Ntabwo nabivuzeho, ariko tujye dukoma urusyo dukomene ingasire kubyanye na Ndimbati. Ubwo ntabwo bijyanye na byanyu byo kuvuga ko abasitari mwamuteranye cyane abo musanzwe mukinana. Ndimbati ntabwo natinya kubivuga ko n'ubundi abantu bo muri sinema aribo bamugambaniye, kuko nibo bantu babanaga nabo buri munsi mu buzima bwa buri munsi. Nyuma y'uko yakoze icyaha cyo kuryamana n'umwana utujije imyaka, urumva ibyo bintu byari bimaze igihe, sibyo? Na buri gihe barahuraga, kuko hari igihe nagiye ku Gitega, hari hafi y'amashuri ya Gitega, munsi y'akazu k'amazi. Hari umumama uhakinira ukina muri filime niba yitwa ndi, nahasanze Ndimbati ari kumwe n'uwo mukobwa, kandi uwo mukobwa yari yarabyaye. Ni nyuma yaho yuko abyaye. Uwe mukobwa uriya nyine Firdaus warabiboneye? Bari kumwe nyine narabiboneye icyo gihe, naramusanze ku gipangu gifite iboro bya senyenge, hari n'amabutike.
aho hantu habagamo umupeti inshuti yanjye twaga King J noneho ngiye nsanga bakoze agapati ari n'umama ukina amafilme sini ku kuntu yitwa umukobwa nawe umusanze nabyo nabyibutse ejo bundi ndavuga ntabwo ashize igihe kinini urumva yari yaranabyaye nyine n'abana yarabafite ahubwo ikintu cyabaye Ndimbati bano bantu bakinana muri sinema abanyarwanda turabanyeshyari urumva bamaze kubona Ndimbati ejo bundi yishingiye akantu k'akabari muri rare amazu leta yabahaye babamo urumva bagira ngo Ndimbati yakize ikindi kintu bakabona Ndimbati arimo ratrendinga urumva bamwe na bamwe barusha amazina akabona niyo baba barakoze amaporoje aribo banyirayo harabo yagiye arusha amazina Ndimbati agahitinga kubarusha urumva cyangwa se banakorana mu buzima bwa buri munsi arandiya nishyari Ndimbati nubwo wenda yakoze ikosa gukora cyangwa se gufata kurongora umwana utujuje imyaka ariko ntago tuyobewe ko ibyo bintu abantu babibonaga twari dusanzwe tubibona twari tubizi ko Ndimbati afite uwo mugore urumva nubwo twari dusobanukiwe wenda byuka tujije imyaka twari tubizi ariko noneho akantu gato kiyongereyeho ko kubona Ndimbati busanga ubuzima bwe buhindutse niyo byatumye abantu bagenda bajya kwagiserera wa mukobwa ati byuka ujye kwaka Ndimbati amafaranga urumva ajya kumwaka kandi mu by'ukuri ugasanga n'amafaranga agiye kumwaka wenda ni nk'umuntu wawikundiye Ndimbati akamubwira ati reka shinga kano ka business nkakwitirire kubera ko uri umusitari nawe ujye ubonamo duce twawe urumva akaba atari n'aka business kiwe twese bituba abasitari haryo ushobora gusanga nk'umuntu yifitiye nk'iduka gitwa ngo Kamaro shop urumva ariko iryo duka mu by'ukuri ugasanga ntabwo ari ibyanjye kumugenera umufuragira yes ngiye nukungenera yo kwirira wowe ngaho uzi ngo Kamaro yarakize urumva ngo aryama kuri matera kiyorosi yindi urumva kandi nukuri kw'Imana reka da ndaho ngaho nta kintu nifitiye nibyo nyibyo rero Ndimbati yagendeye mu kigare Ndimbati yaragambaniwe urumva nyuma y'amakosa yakoze ibi bintu byazamuwe n'abantu b'inshuti ze hiyongeraho n'uwo nguwo wita ngo Murungi Sabe wahostinze uriya mukobwa urumva kuko nawe tubijyanarije neza ntago wahostinga umuntu urumva kuri TV ari kuvuga ko atujije imyaka kandi noneho ari kuvuga umuntu w'umusitari nkuriya urumva ko yamufashe ku ngufu akaramutera iterabwoba ringana kuriya ngo hosting uwo muntu umwifurize neza ntago Sabe yahostinze uriya mukobwa yifurize neza Ndimbati oya kandi yarari gukora inkuru y'igihugu yarari gukora inkuru yo kugira ngo icyaha cyo kurongora abana batujuje imyaka gicike burundu mu banyarwanda okay yumvaga nyine ubwo Ndimbati bari mu mujyane bakamuganiriza bakamurekura okay yagira ngo Ndimbati bamukansoringe yagira ngo umwana abone ubutabera abone abana babone ibiryo babone igikoma nk'uko umukobwa yavugaga yo this is Sabe n'umwana mwiza reka twigarukire ahinyuma abantu bo muri filime bivuga yuko Ndimbati mutamubaye hafi ntago mwamweretse urukundo muri ibi bihe nta rukundo rega dufite umuntu wamwereka ikintu udatunze se nta rukundo ruhari harimo amashyari gusa urumva na kindi kintu kibamo hano urumva gusa nubwo Ndimbati byanamubayeho kuriya ndabizi neza ko ugaragaye niwe gisambo ariko abenshi nababikora ntibafatwe urumva muhagambaniye Ndimbati mumugirira ishyari mubona ngo Ndimbati yishingiye aka business mugira ngo agiye gukira ngo agiye kubakirana urumva mureba ahantu mu mujyanye urumva nubwo yakoze amakosa simushyigikiye ariko namwe ndabizi mwebwe nko mu ruhando rwa sinema namwe murimo uko nimwe abantu be ba buri munsi nitwe inshuti za buri munsi twarabireba gura mukobwa urumva igihe yabyariye reba ukuntu abana bangana ntago mwari mu buyobowe n'ubundi mwebwe abanyarwanda mwese muri abanyamakuru mugenda muyatara hirya no hino inkuru zose muzizi urumva ariko bajya baca umugani mu cyongereza ngo what goes around comes around akebo buriya kagiye wamugarura ntago ibyo bintu mwakoze ari byo ureba ubu ngubu urata ushobora no gusanga n'abantu bagiye ngenda bizi neza Ndimbati afunzwe kubera ishyari urumva kuko n'ubundi uriya mukobwa yari yaracecetse urumva yaranze kubivuga ariko utu business Ndimbati yagiye yishingira twa hato na hato n'iki niwe twatumye bajya kwakiserera uriya mukobwa ati yakize genda guhereza amafaranga umukobwa naza kumwaka ibya mirenge urumva ukuntu ibintu bimeze aje kumwaka ibya mirenge ngenda bivuga ushaka unyange cyangwa unkundi ngiye mvugira aho ngaho ntago ngenzi kujya guca ibintu hirya marabisi ukuntu nitereye Ndimbati n'ibyo bintu yahuye nabyo bigeraho ibintu bibyara inkuru ibyara ubutabera bugira gute buhita bumufata umushiriro umukwiye ndumva uzanye indi verisiyo ese wa mugani kuri iyo verisiyo uzanye ubabona aho ngaho bari mu gipangu wabonaga baseka wabonaga ari abantu babana nk'abadafitanye ikibazo ntabwo narizi ko banabyaranye ahubwo uriya mukobwa njyewe namubonye nyine aho ngaho muri iyo event Ndimbati yari arimo yaberaga muri icyo gipangu nongeye kumubona ejo bundi
mpita nibuka ko aho hantu nagiye muri iyo event uriya mukobwa yari ahari kandi ndebye abana uriya mukobwa yari afite mbona yuko abo bana yababyaye mbere yaho cyane nka mbere y'umwaka nyuma yuko ngewe mubonye ari kumwe na Ndimbati urumva rero imvura ko ibaye nyinshi se kama ibaye nyinshi imvura iri kugaba ari amahoro reka duhaguruke tugende tuyiganiriraho akavura kari kaguye turavuga ati reka twegere hirya dukomeze tuganiriza abantu kama wewe si wabarebaga ureba Ndimbati na Firdaus aho ngaho bari kumwe mu rugo bari kuganira baje gusangira baganiraga nk'abantu mu by'ukuri basanzwe bafitanye ikibazo cyo kubura indezo no kuba umwe muri batishimye mani nge kangwa iskuri bizo urabizi nge sinzi kurya indimi ngewe uriya mukobwa namwibutse nyine ino saga ibaye nibwo nibutse ko nabasanze yari munsi y'akazu k'amazi ko kari gahari kari agakobwa ariko uriya mubyeyi kuko ntagakira agakobwa ubu n'umubyeyi w'abana babiri kera kadamu uriya mudamu sibyo urumva ngewe nyine nabyibutse ejo bundi mbibonye mbita nibuka ko namubonye aho boro muri iyo pati hari ku muhanda w'amabuye ukase kwa mutwe utambika usanga ujya mu cyaha hafi naho ngaho bari ushyigikiye nawe ko Ndimbati afungwa nabo hari abakinnyi ba filime bagiye bavuga ati yagomba gufungwa abandi byarabababaje buri wese afite uruhande ari wowe uri ku ruhe ruhande kama ngewe gufungwa kwa Ndimbati nta kintu bimariye sibyo nta kintu bimariye urumva ahubwo ni ikintu kibi kuri ngewe ko umuntu tubana mu ruhando rwa sinema urumva umusaza nk'uriya ufitiye n'umuryango ufite umudamu we bari basazanye n'abana bakuru ntago numva ko ishema rye ari ukujya kurara ari kujya gufungwa kujya guhera muri mabuso numvaga ishema ryiwe ari uko nyine yakomeza agakora sinema yiwe kanayisaziramo ndetse akanasazana neza n'umuryango we ubu ngubu umukecuru we cyangwa se umugore we bashakanye ari bato bari basazanye agiye kwisazisha wenyine uretse ko tutashyiraho pwe nyine ko wenda nuze Ndimbati azaguma muri mabusu ariko aramutse agumyemo urumva vraiment hari igikuba kiba cyacitse mu muryango ngewe rero icyo navuga ni kimwe nyuma y'uko wenda yakoze icyo cyaha sibyo yakoze icyo cyaha cyo kurongora umukobwa cyangwa se gusambanya umwana utujuje imyaka abantu uwo mukobwa akabizinzika ntabivuge akavuga ngo yamuteye ubwoba ibiki n'ibiki ibyo byose nyine nk'uko abivuga nk'uko yabivuze muri interview aravuga ngo nagira ikintu avuga ngo azamwica ngo isinga izamwumiraho ibyo nabyo ntabwo nabyemera ngewe ubwanjye ku giti cyanjye ndabizi ko biriya byose ni amashyari ni abantu bagiriye ishyari Ndimbati abona Ndimbati yishingiye nk'akabari abona Ndimbati atangiye kugira utuntu yikorera tumeze neza twiyongera kuri iriya zina ry'iwe yari afite bahita bajya karagashwi nako uriya mukobwa mu matwi urumva uriya mudamu baramubwira ati we genda umwitunireho urumva mani nawe makayabura zizi ihita imuzamukanira amubwira ati mpa amafaranga wasanga aranajyaga umwaka umufungo buri munsi erega abantu nk'abariya tuba tubazi bro tubazi abantu nk'abariya b'abakobwa babyaye kuriya muri buriya buryo twese tuba tubazi niyo mpamvu ngewe nirinda kubyarana n'umukobwa muri buriya buryo kabisa ubyarana n'umukobwa mu buhe buryo ngewe nzabyarana n'umukobwa mu buryo buri professional ari umugore wanjye mushyire mu mago tubyara umwana apana kujya kubyara umwana ejo nzasanga ndabyaranye na Suzana ejo bundi ngo nsanga ngo nabyaranye ngo nanuze na Budesiana nsanga nabyaranye nanuze na Tambwe niba ari Tambwe uzazana umugore kama ngewe nzamuzana ariko umugore nta myaka yo kuzana umugore ihari ikindi ndacyari mutoya gusa njye ni mukuru cyane ku buryo navuga ngo ndakuze ku buryo gushaka bizananira ngewe nzashaka niyo nagira na 40 cyangwa 40 ngahe nzarongora nta kintu bintwaye ubundi se ndazinduka mu kurongora ni ibintu bya danje ndaba ngiye gukora bya danje binyinjiriza kurongora byinjiza ngahe se ahubwo ko biyatwara urumva ngewe mani ngewe ntago ndi kuri kote uriya mugore wa Ndimbati uriya mukobwa wabyaranye na Ndimbati ntago ndi kuri kote ye mbere hose yarebaga he ahubwo babonye abo nabo bo muri sinema ngo ntago bibubahishije ngo ntago bigize gute ntago bibubahishije se sa amashyari yanyu simwe mwagiye kugambanira Ndimbati simwe mwagiye kuzura umugara mukajya kubwira uriya mukobwa ngo nagenda ajye kumurega urumva Sabe yajyaga kumukoresha interview urumva amukoresha interview ko atayimukoresheje mbere na mbere uriya mukobwa yarabuye ko yahohotewe ntago abizi ko mu Rwanda hari ubutabera iyo bivuga kuva na mbere akimutera iyo nda ntago yarabizi ko mu Rwanda hari ubutabera yarabizi ko buhari urumva kuva na kera reba imyaka yari ishize urumva ibyo byaha bibaye ubu yarananiwe no kugenda akagera kuri polisi akavuga ati ibintu bimeze gutya na gutya wowe uraza kwivuzana izo motifu zimeze gutyo uziko yego umuntu yakoze icyaha kera bagikoreye societe sibyo
uri kubyumva Pizo abagikoreye societe nagomba kuvangwa ndusha imbaraga ngo azanyica ubu ngiye waza ukankanga ngo uri umusirikare ngo ngiye nguzandasa nakubwira ngiye uraza kundasa nyine umuturage w'u Rwanda nzu uburenganzira bwanyu urandasa umpora iki ntajya kukurega muri leta major sibyo abantu bagomba gufunguka mu mutwe urumva ahubwo Ndimbati yagahaga amafaranga buriya arangije arayakupa n'abantu bakajya mu matwi barakabwira bati dore umufungo wabonetse urabona yashinze akabari atangiye gukora utu business tunutu mwitunireho urumva ni umubyeyi ariko nanamwubaye kama namwubashye ni aho namusuzuguye ni hese nge umuntu muto yerega tumwita akantu gatoya mu kintu kinini tukakita ikintu kinini ni umubyeyi umubyeyi ahubwo ikintu kiri kumbabaza ni ukuntu bari abana ba Ndimbati nuriya Firdausi bagiye gukura basanga ababyeyi babo baragiranye ibibazo bimeze gutya njyema numva ikintu kiza cyabaho kuko n'ubundi nta muntu uzamusubiza kubisugi uriya mukobwa cyangwa bari abana bafate bamusubize mu nda urumva ngo yongere umukobwa bongere bamubumbabumbe gihe numva bakiyunga urumva Ndimbati niba ari ugusaba imbabazi agasaba imbabazi urumva akareka kurashya imigeri nawe sibyo urumva akareka kurashya imigeri agasaba imbabazi kuko n'ubundi uriya mukobwa baramusugiye baramudevirije urumva barangiye bamutera n'inda bamuvanamo impanga bari abana ntabwo bazafata ngo bamusesekemo ngo bongere bamuhindure isugi bongere bamudode n'ubundi ni hahandi nasaba imbabazi Ndimbati ariko uriya mukobwa nawe ariko kumva amabwire uyu mukobwa bari gusaba imbabazi Ndimbati se asaba imbabazi Ndimbati nyine yasa Ndimbati umuntu wakoze umuntu gutenda akagutera umugisha abana babiri urumva umugore asaba imbabazi kandi yarakorewe ihohoterwa abana bagize imyaka ingahe 2 yatwise umwaka wose yatwise amezi 9 arenzaho imyaka 2 yo kurera ubwo se imyaka 3 noneho n'iminsi yindi yabanje nandi mezi yabayeho mbere amurongora ubwo ni imyaka 3 n'igice ibi bintu bizamutse ejo bundi cha nubwo Ndimbati yakoze icyaha agafata ku ngufu uriya mukobwa cyangwa se akamuhohotera ntazi ibyo yitwaje ariko uriya mukobwa nawe ni umunyamafuti ntabwo agomba kubyutsa dosiye kubera ko abona hari icyo Ndimbati agezeho nicyo kintu kiba kigaragara ariko ibyo byose nabyo byaturutse ku bantu twita inshuti bantu bacu nyine tubana mu ruhando rwa sinema nibo bantu bagiye bazura umugara aravuga ati genda umwitunireho n'amashyari mani nge ntabwo ubwo kamakombize ko wamugana utajya uripfana abo ngabo ubwo ni bandera ntabwo nge navuga ngo ntawe nakomotuza ngo ni runaka ariko reka ngwize ukuri wasanga nawe urimo abwirwa menshi akumva bene yes ashobora kuba ari nanjye gusa ngewe ntabwo ndi mu kigero kimwe na Ndimbati nubwo twaganiraga cyane cyangwa tunasangire cyane warebera hafi aho ngaho muba mugwa mu ntege cyangwa se muba bapangaga imishinga urumva ngewe ntabwo nkunda abantu baba bazana ibintu by'ubwesikoro baza babeshya umuntu akaza akaguturumburira ijisho urumva cyangwa se agakoreba ijisho ryoroshye mu kanya wahindukira akari gukanurira biriya bintu ntabwo mbikunda Ndimbati yazize akagambane nubwo yakoze icyaha ariko uriya mukobwa bamugiye mu matwi kugira ngo yitunyire kuri Ndimbati nta kindi kintu nakubwira ni amashyari bari babonye Ndimbati atangiye kugira ibintu ageraho urumva byongera kuri fame yiwe erega mana abanyamashyari naho bataba bro abanyamashyari tureba nanjye kuba nivugira ibigambo gutya nza nkaganira n'abantu urumva hari abantu baba bafite ishyari benshi cyane abona niyambariye shimboke yanjye gutya nikokinze shimboke niye ni boro nambaye yo muri neje iyi nambaye ntabwo uri kuyibona se iyo niyo shimboke iyi ni shimboke urumva niyo mba niyambariye urumva iyi ni off yanjye imeze neza ameze nk'umwana w'ikikomangoma cy'ubwongereza mbona ukuntu mba nifunze ameze neza ubu ngubu bamwe bari kujiginywa batangiye gusuragura urumva nta kintu nge mwana ntwara niyo mwaka igera byose icyo nshaka nyine ukubatumira muri event urumva uhita unanasoreza wa mugani kaza muri event tukajya muri house party tugaciringa abantu iyo basangira umubano uriyongera uwo mubano wakiyongera imishinga ikaza imishinga yaza ikagira gute ikabyara amafaranga agatera icyo bita agatanga umusanzu ku gihugu cyawe ndetse no kuri famille yawe nimuze dusangire twigire muri house party izabera hariya mu rugo resort kwirebero muve mu matiku yanyu n'ibingibi bya sinema bya Ndimbati n'iki byose ndabona yabahaye views mwese abantu bo kuri YouTube mumaze mwese mwinjiza amafaranga kubera Ndimbati yagimenya agasiga afunguye na cana kayifungurira zirampanga yari kuzava muri mabuso byo burazimaze kwinjiza nka miliyoni 20 sha uraseka nazowe kama ndagushimye uranshimye se gusa nyine uyu mugore wa Ndimbati wa kabiri genda naramugaye tu uyu nguyu ngo witwa Firdausi najya ariko ibintu by'ubuturi
urumva ntabwo bagomba kugushuka bagomba kurega ndimbati mu gihe cya nyacyo ukamureka ko yaguhohoteye apana kubona amaze kwibonera umufungo we atangiye kugira ibintu bimwe na bimwe agenda zura buhoro buhoro yikorera utu business erega ryo usanga na zira business mwama umuhora atari iziwe murabizi ibyamamare dukunda kwitirira ibintu bitari ibyacu hari abashoramari badushoramo ugasanga nk'umuntu afite nk'ubungubu nka Max TV ugasanga nk'ubungubu kasi uri kwirirwa umugenda inyuma ushaka kumutema ngenda n'amaguru inzara yaranyiciye inzara yaramwice hano Sainte Famille ngo kasi epizo yagukiranye hano Saint-Paul ngo kasi epizo yagukiranye kare ugasanga kasi hari undi mushoramari uri inyuma nuko nk'uko rero nawe bagushutse wowe biryo Dawusi niba ari Fidawusi urumva baragushuka ngo ugenda ngo uzure ngo ikirego ngo cyuko ngo bakurongoye bakagutera impanga urumva ngo none ukaba warazibyaye hakaba hashize imyaka 2 ngo ndimbati urabona yashinze akabari ngo watangije ngo ibintu ngo by'iki n'iki ngo wasinye kontara sinano yarasinyaga kontara ubushize ngo genda guha umufungo nawe urabyutse ndimbati umushyize mu bibazo ariko mbere kubera ko ajyaga guha duke wari waranze kubivuga wararuciye urarumira urumva inda nini mufite kama wirirwe kama nawe wirirwe kama wirirwe ntabwo nze nzabishyigikira tu hagati aho ngavuga abantu bazaze kugukigigira muri event yawe izatangira muri event izatangira saa 11 kwinjira ni 10,000 abakobwa mwese natse igitsina gore mwese muzahabwa cocktail y'ubuntu hanyuma igitsina gabo muzinjira mwishyuye urumva nimugeramo munigurire niba ngombwa ko mufata n'ibyumba nabyo muzabyishyura urumva murabizi ko abagabo turya twirushya kuye murakoze cyane yes nibyo ngibyo reka tumushimire cyane kamera muzaje kumushyigikira niyo mpamvu yari yaje kuri Max TV uyu munsi kugira ngo aze kubashyigikira nkubitse yuko ushaka amafoto meza na video nziza Max Pictures zirahari kugira ngo nyine gufashe ibintu byawe bigende neza yabo ubukwe n'ibindi birori bitandukanye ndetse n'ibikorwa bidushora kubistreaminga live abari kure bakabasha kubibona you already know kasi episode that's harakarikana nibagiwe kasi episode bakore subscribe urumva nibarangiza ariko subscribe bayikora rimwe impamvu buri gihe turavuga ngo ukora subscribe hari umuntu warayikoza kongera akaza akayikora akaba akoze subscribe uyikora rimwe urumva ukaba update hanyuma mujye musharinga ibiganiro ikindi mushyireho comment niba warebye ikiganiro kasi episode atumi mutumirwa akaba yaje akazanga akaganira n'abanyarwanda mujye mushyiraho ibitekerezo byanyu kugira ngo amenye next azatumira nde ese bizagenda gute kuko yirebye ukareba icyo kiganiro nushyiraho comment cyangwa igitekerezo cyawe ni ibintu biba byoroshye cyane kubikora ntago butanze umusanzu wa nyawo Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mu nkunde ndabizi ko murankunda cyane muzaze muri house party muzaze ngiye nzabasengerera muri abantu banje Imana ibamera umugisha kandi umuntu uzashaka kumpa amafaranga yumva ashaka kundemera ngiye nubwo bwose nakunda gusabiriza reka ndange nimero yanyu mwari mumaze iminsi mumbwira ngo mumpa amafaranga kuri mobile money narabangiye ngiye kuba amasaha yo kohereza nimero yanjye ni 0787 48 71 61 nta muntu wemerewe kohereza amafaranga nyuma ya saa 5 z'ijoro murakoze Imana ibaho umugisha kasi episode that's my name kabu